twari umuntu twigeze duhura akambaza ngo ukora iki, naho ninogereranije wowe na nkora iki, ngo ngereranije ngo umuntu ushobora kuba ukora akazi k'ubuganga, ndamubwira ngo bijya gusa. Vuga ngo amina. Amen. Yarambwiye ati duhura mu rutando rwa Karuri gutaha tukongera tukajya dukubitana mu rujoro rugenda. Mbese mu rutondo ntashe mbavuye ku izamu ryo kwa muganga, hanyuma nijoro ngiye bagiye kwa muganga ndamubwira inti bijya gusa. Narasetse none uri umuganga ni bijya gusa. Hanyuma baza abo bantu bambonye mu isura y'ubuganga kuko nabagana nambaye neza, ariko bagiye kubona babona ibintu byanjye babisohoye hanze. Muri 2017 babisohoye. Baje kubisohora nabuze inzira rigezemo amezi 10 kandi ndi dogiteri. Bwira Imana ngo ubuzima bwanjye ubuhe ishusho. N'ubona ugarukiye mu wa kane utigivuyemo, iyo ni shitani. N'ubona urangije uwa gatandatu utigewe ibintu, iyo ni dayimoni. Kandi Imana irashaka ko wiga kuko yaguhaye umurongo wo kwiga, kandi Imana niguha ubuntu bwo kwiga uramenya ntuzagarukire hafi. Amashuri yose uzi abahaye uzashobora, utitaye ku ikofi ya papa, utitaye ku ya mama, utitaye ku ikofi y'umuryango, uzajya ucungana n'ikofi ya Kirisito. Isi ngo nta shusho yagiraga, hanyuma ndibukubwire ngo nimba Imana yarafashe isi yose ikayiha ishusho, gutanga ishusho y'ubuzima bwawe wowe ungana gutyo urabona byayinanira. Ntishobora kukwemerera ko wiga imibare yaha ku kirihekane gusa. Uyu mubare uri kwigira ku kirihekane n'uwukubita ku mubare w'uwiteka. Aba bantu batubwira ngo bakoze indege bakiringira imbaraga zabo, Imana bakayitesha agaciro, bava mu nda za ba mama wabo bakivuka. Ninde wavukanye ibaba ry'indege ngo tuvuge ngo waje uri umudanje? Baje nk'okoboko bajye biyoroshye. Nukwigisha ntakigira umudanje, ntabwo yavukanye. Ninde wavukanye akabuwate k'ingwa ngo yandike mu kibaho? Ninde wavukanye kereyo na gombe? Hoya ntabwo twabivukanye sha, ahubwo hari ibintu Imana yari yaratuvumburiye. Amen. Yarangije dusukamo ubwenge ngo tuba abanyabwenge, niyo mpamvu tuzahora hasi, Imana ibe hejuru. Amen. Bamaze kuhaga no kurengwa, ngewe nta mana nemera. Nyine Imana si nge, ari nge nyine sibwa ntubyumva, leta mwambika ipingu hajya kumufunga nk'amaze gukosha. Nta munyemera. Imana itanga ishusho. Niwicara ku ishuri ndakwinginze ntukihererane n'amateka yawe, wibe inshuti n'amateka mabi wavuyemo. Ariyo mateka azajya atuma udatahana amanota, ahubwo niwicara ku ntebe y'ishuri, aho kugira ngo ukurure ubuzima ubayemo iwanyu no ku ishuri, ujye uhita ukurura ukuntu uzicara muri biro, ubikurure ubizane muri icyo gihe uzaba wabigezemo. Uzi kujya kubwiriza wataha ukaburara, uzi kujya kubwiriza hashira ukwezi bakaguta hanze batanabonye ko uri umushomeri wirirwa mu rugo, ugenda icyumweru ukwezi umwaka bigashira ugenda bagira ngo ugire akazi. Ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe ngo nitabaza ry'ibirenge byacu, bivuze ngo riratumurikira aho tutari kureba kugira ngo tudasitara. Kandi ijambo ryawe ngo ni umuhigi, kandi we ngiyo yageze mu ishyamba ntabwo ajya ataha ubusa. Ibyo ni ibintu bitabaho. Ijambo ryawe turarizi, ibintu byose ryakoze turabizi. Ijambo ryawe rigeze kwa Lazaro, tuzi ijambo ryawe rigeze mu rugo rw'umupfakazi, tuzi ijambo ryawe rigeze ku kibihekane, ryakoze ibitangaza byinshi. kandi ijambo ryawe ngo warirahiye ko utazariha undi. Ijambo ryawe mwami ngo
uriho undi. Ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe turaryubaha kubera ko ryabayeho tutarabaho. Twebwe turi abana, twebwe nta kintu tuzi. Niyo mpamvu umujakazi wawe tumushize mu maboko yawe, tumushize mu mbaraga zawe, kugira ngo Mwami Imana ijambo ryawe ajye kutubwira mu mitima yacu, ricengere rishingemo imizi, kandi abadayimoni nka ba Kiroso mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye imbaraga zawe ngaba arizo ziza zihagararane n'umujakazi wawe. Mwami, ngo umukoreshe iby'ubutwari, umukoreshe icyo ushaka akagaragariza imbere yacu, aba aricyo atwereka. Ngaho Uwiteka muzengurutse imbaraga zawe, umuzengurutse Uwiteka amahoro yawe, umuzengurutse igitinyiro cyawe. Mwami Imana, niko nambaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Amahoro y'Imana abe muri mwe kandi. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Dushimiye Imana yongeye guca inzira kugira ngo uyu munsi twongere guterana. Hari igihe bidata bikunda. Tubona Imana yaciye inzira, ntukagire ubunebwe ngo uryame abandi bateranye. Ndabizi hari igihe kimwe nigeze njya ahantu nimba ari muri Ngororero sindibuka neza, nigisha igiterane cyo kuwa gatandatu, hanyuma kumva itangazo nijoro ngo ejo ngo kubera kovide ngo insengero zizakira. Bishatse kuvuga ngo twateranye kuwa gatandatu, ku cyumweru ntitwaterana, kandi ntabwo twari tuzi ko ibi bintu bibaho kuko ntibyigeze bibaho. Hanyuma rero twamaze n'igihe kinini tudaterana. Nimubona rero duhawe umwanya wo kuza imbere y'Imana, mujye muza, kuko kuza imbere y'Imana ni byiza kandi ni iby'umumaro. Mbere y'uko tuvuga ibintu byinshi, reka mbanze ndebe ijambo ry'Imana. Turareba Itangiriro igice cya mbere. Mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa gusa, umwijima wari uri hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti bibeho, habeho umucyo, umucyo ubaho. Amen. Amen. Intego y'ijambo turi buganire uyu munsi, ndi bubabwire ngo Imana itanga ishusho, ni nayo itanga ishusho yonyine. Hanyuma naje gusura abanyeshuri bo ku kigo bita Kibihekane, sibyo? Ndishimye cyane kugera hano Kibihekane. Ninde muntu ushobora kwibuka ejo ijambo twize n'intego yaryo? Twashimye Imana kuko yari intego y'igiterane cy'ejo, gushima Imana. Hanyuma intego yo kurera ibyagezweho, ibyo Imana yadukoreye tuyongeraho. Muri make kurinda ibyagezweho, kuko buri muntu wese mu ruhande rwe agira ibyo yagezeho, cyane ko ntabwo tuzagererayo rimwe kuko nta nubwo twatangiriye rimwe. Uyu munsi ndashaka ko twiga ijambo ry'Imana ryo kukubwira ngo Imana ibasha gutanga ishusho. Hano mwagiriwe ubuntu, muri abanyeshuri, muracyari abana bato, harimo n'abamaze gukura barangije nababonyemo, ariko mufite amahirwe y'uko mwaje imbere y'uyu mwami muri bato. Bishatse kuvuga ngo nutivumbura, nutabivanga, nutabibangikanya, ufite amahirwe yo kugera ku bintu byose wifuza. Ureke mbabwire, nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo njyewe mfite amahirwe yo kugera kuri byose
uzayakenera oya, kuko amahirwe yo gutunga ubwenge ntabwo gutunga ubwenge byonyine biha umuntu amahirwe yo kugera ku cyo ashaka. Gutunga amafaranga menshi ntabwo biha umuntu kugira amahirwe yo kugera ku cyo ashaka. Gutsinda cyane kurusha abandi bana ni byiza, uba ufite amahirwe ariko y'igice, ariko umuntu ugira amahirwe yo kugera ku byo ashaka ni umuntu uyoborwa cyangwa akagendera mu nzira z'Uwiteka, kuko Uwiteka niwe ujya utegeka iminsi agategeka n'ibihe. Twagiye tureba ukuntu hari ibibazo bica mu mishinga, tureba ukuntu hari ingorane zica mu mishinga y'abantu ntikomeze. Umuntu ava kurangura ibintu bikomeye, yava kubirangura ntabashe kubitanga. Hari n'umuntu uryama ukumva ngo byarangiye, yego. Hari n'umuntu ugenda mu ndege agakora impanuka. Hari n'ujya mu bwato yagiye gutembera kurya isi hanyuma bukarohama. Inzitizi zishobora gutuma tutagera ku ntego z'ibyo twiyemeje ni nyinshi, ariko mwe muri abanyamugisha mu buryo bubiri. Ubundi igihe tugezemo n'icyo kwiga, shitani ntazagushuke ngo mama Sharirene yabaye icyamamare kandi atarize. Ngewe Imana yashatse kungira icyamamare kitiza y'umubiri ariko kizwe ay'umwuka. Njye mfite amashuri yo mu mwuka, niyo mpamvu abanyabwenge bampamagara nkabigisha. Ubu nanjye mu baporofeseri mufite mwashyizemo, urumva ntarenze? Yego. Kose ubu ndiyita porofeseri nuko ntazi igifaransa, nari guhita niyita izina ryo mu gifaransa, ariko nkahita nzamuka nkahita ndenga ba bandi banyu bakaba ba kabiri kuri njyewe, ntabwo naba nishyize hejuru. Bishatse kuvuga ngo hari intambwe bari kubigisha kwiga iby'umubiri, ariko nanjye ndi kubigisha mu buryo bw'umwuka. Amahirwe yo kwiga rero ntuzayarate. Runaka yiza ngahe, runaka yarayacitse, ibyo bintu ntuzabyemere, kuko ibya runaka ni ibya runaka. Ikikwereka ko wowe Imana izaguha umugisha w'uko wize ni uko yakuzanye mu ishuri. N'umuntu ugarukiye mu wa kane utibivuyemo, iyo ni shitani, nta Mana izaba irikoze. N'ubona urangije uwa gatandatu utigewe ibintu tu, iyo ni dayimoni. Kandi Imana irashaka ko wiga kuko yaguhaye umurongo wo kwiga, kandi Imana niguha ubuntu bwo kwiga uramenya ntuzagarukire hasi. Amashuri yose uzi abahari uzashobora, utitaye ku ikofi ya papa, utitaye ku ya mama, utitaye ku ikofi y'umuryango, uzajya ucungana n'ikofi ya kirisito. Ntuzatinye kwandikira Imana. Wibwire ngo nkeneye doktora, niko babivuga hawa nyine. Ntuzabitinye, ntuzatinye kuyandikira, ntuzatinye kuyibwira ngo sinshaka kurangiriza mu Rwanda. Ngo abana ba depite nibo bakwiye kujyayo, barakubeshye bonyine. Hanyuma abana b'Uwiteka Imana isumba byose. Ujya ureba ibintu ubona ko atari wowe bikwiriye. Ejo bundi twakoze amasengesho, hari ukuntu twicara ku cyumba n'abana turi gusenga, noneho kubera umunezero w'ahantu tugeze, Imana ibintu yakoze, dusigaye tujya mu cyumba gusenga, gusaba Imana bikatunanira, ahubwo tugashima. Buri mwana akagira uko abivuga. Sharirene abigezeho arabivuga. Rero abana barabika bakabika n'ibyo utigeze umenya. Aricara ati mama, ati ntuzi hamwe twabaga kwa Petero mu ihene, ati burya najyaga mbona urugo rwo kwa runaka, ngo uriya mama ngo yishyira ku gasima keza gahora gasa neza, twebwe twabaga nyine mu buzima buri aho ngaho bwandaga agatoki. Ati nkajya mbona akazu kabo ukuntu gafite isuku, nkavuga ngo abandi bana mbona n'ubwo twaba turi gukina n'abandi
babaga aribo babyikoreraga. Turabikurura, wasanga uko twabikururaga ariko wowe uri kubikurura. Ariko ubutabazi ntabwo Imana ari twebwe yafungiyeho amaferi. Ukuboko k'Uwiteka kuracyakora. Hanyuma barabikurura ukuntu basigaye bajya kuri saramanje bakarya icyo bakarira ku meza meza. Bashaka amata bakayanywa, bashaka ji bakayanywa, icyo bashaka bakakira. Nibuka umunsi nagiye kubwiriza, ngenda afite ibishyimbo bihari ariko ntay'amakara. Ntashye sanga batetse. Inti mwakuye hehe amakara? Sharirene ati ma, mujye mugira ubwenge kandi ntimukajye kwanika ababyeyi banyu. Ujye ugumana ibanga na mama wawe na papa wawe na famiye yawe, ujye uryuma. Ati nagiye kwihisha munsi y'urugo, ujye mugira ubwenge. Ubwenge bwo mu ishuri bwonyine n'ubwo mu rugo. Nagiye kwihisha munsi y'urugo, ntoragura ibitiritiri, ntoragura uduti, ntoragura amakara, ntoragura utuntu nkajya ngenda ashyira ku mbabura ibishyimbo ndabiteka birashya. Nawe ni ukumeze? Cyangwa we n'amakara ya mama wawe araza agasanga wibereye wenda muri telefone mu rugo, n'ibyo guteka mujya mugira ubwenge. Hanyuma uzi ikintu ushaka kwigisha? Ndi kubigisha ijambo rivuga ngo Imana ibasha gutanga ishusho. Ubu mubona abantu bigize abantu bakomeye, rimwe na rimwe bagera ahantu hahambaye bakirata imbaraga zabo bakibagirwa Uwiteka. Ngo hari n'ibihugu birimo abantu bavuga yuko Imana itabaho. Birashoboka ko no muri iki gihugu hari abahonjotse bavuga ko itabaho, ariko burya umurembe wica nk'inzara, nta kindi kibibatera ni uguhaga. Ariko se abashonji nabo babara gutya raka? Ntabwo ariko babara. Isi ngo nta shusho yagiraga. Hanyuma ndibukubwire ngo nimba Imana yarafashe isi yose ikayiha ishusho, gutanga ishusho y'ubuzima bwawe wowe ungana gutyo, urabona byayinanira? Ngiye kukubwira ukuntu Imana yatanze ishusho. Ngo ikintu cya mbere Imana yakoze, ngo yaremye isi, ariko ngo itanga umucyo. Uzi ko Imana yabanje kurema umucyo? Uze gusoma mu gice cya mbere, yabanje kurema iki? Umucyo. Burya ni nayo mpamvu ntabwo Imana ishobora kukugira umuntu ukomeye ntaragusobanura. Imana igaburira ubugingo n'ubwonko, kandi ubwonko Imana igaburira saha ry'imibare, saha ry'icyongereza. Ni akandi kantu ntazi ahantu kaba mu muntu ibanza kugaburira kugira ngo nugira imibare myinshi utazakosora Imana uri mu ishuri. Amen. Yego? Yego. Kugira ngo numenye icyongereza cyinshi n'igifaransa utazayikosora cyangwa ukayimenyera. Niyo mpamvu aya mashuri muri kwiga muyabangikanyije n'ayandi. Amen. Amen. Nimubyishimire. Uri kwiga hano muri iki kigo cy'ibihekane, uri kwiga imibare, ariko hari n'undi mubare w'Imana iri kukwigisha buryo. Hano uzajya wicara ukavuga ngo ngewe kuki navutse muri uyu muryango. Uyu muryango utwaye ikeneye imibare y'Imana uri kwiga. Hano uzajya uvuga uti abandi banashengere basharuna ukuntu yambarira agakweto keza. Ngewe zo niganye mu wa mbere, ni nazo nimukanye mu wa kabiri, naradodesheje ndakagangara. Abandi bagiye kwiga babagurira ibikapu bishyashya. Ngewe cyo mu wa gatandatu primaire nicyo natangiranye mu wa mbere segonderi, uko ntashye mamaho kugira ngo ngurire igikapu gishyashya, ahubwo mpora ndoda. Urimo kwiga umubare w'Imana. Ntishobora kukwemerera ko wiga imibare yaha ku kibihekane gusa. Uyu mubare uri kwigira ku kibihekane n'uwukubita ku mubare w'Uwiteka Imana
buzima bwawe. Urebe ukuntu isi itagiraga ishusho, ariko urebe noneho urwego isi ifiteho ishusho. Ubu bwenge abantu bavumbura ntabwo babuvumbura, ntabwo reka nze nkubwire, bavumbura mu by'Imana yavumbuye ntibakaniyemereho. Ninde muntu se wavukanye ibumba? Tuvugisha ukuri, ku bantu bafite ubuhanga bakoresha mu ibumba. Hari uruhinja mwigeze mwumva rwavukanye ibumba? Hanyuma se batubwira ukuntu ari abavumbuzi ntibavumbura iby'Imana yavumbuye. Uwabivukanye azaza bitwereka. Abantu batubwira ngo bakoze indege bakiringira imbaraga zabo, Imana bakayitesha agaciro, bava mu nda za ba mama wabo bakivuka. Ninde wavukanye ibaba ry'indege? Ngo tuvuge ngo waje uri umudanje, baje nk'okoboko bajye biyoroshye. Nukwigisha ntakigira umudanje, ntabwo yavukanye. Ninde wavukanye akabuwate k'ingwa ngo yandike mu kibaho? Ninde wavukanye kereyo na gome? Ntabwo twabivukanye sha, ahubwo hari ibintu Imana yari yaratuvumburiye. Amen. Yagije dusuka mu bwenge ngo tw'abanyabwenge, niyo mpamvu tuzahora hasi, Imana ibe hejuru. Amen. Kugira bamaze kuhaga no kurengwa, ngewe nta mana nemera. Nyine Imana si nge, ari nge nyine sibwa ntubyumva, reka mwambika idini nkajya kumufunga nk'amaze gukoshaka. Ntabwo nyemera, n'ubu ntabwo nyemera. Yevuga ndakwemeye ngaho subira hanze, ariko irakabyara. Imana ntabwo ari twe. Hari ahantu ariko mucakirana, hari ahantu mucakirana ikavuga iti n'ubu nturemera hoye uri Imana, uri Imana noneho ndakwemeye. Isi nta shusho yagiraga, ariko reka nkubwire ukuntu Imana ari igitangaza. Ibi bintu byose, ngo hari abavumbuye indege, ngo hari abagenda mu byogajuru, abakoze amato. Burya n'uwakoze igare nawe ni umunterero. Ese wakubwira ngo urikore warikora? Bayavuga ngo n'uwakoze ingorofani yubaka. Ini yubaka n'uwakoze ingorofani, kuko ntuwanga ngo ninyikore sinabibasha. Ariko ibintu abantu bose babonye byaturutse nk'uko Imana yatanze ishusho. Imana yatanze ishusho, niyo mpamvu dufite abahanga bangana kuriya, niyo mpamvu iterambere rigeze hano, niyo mpamvu ubona isi imeze neza mu buryo bw'ubuzima. Imana ibaha kwaguka, ibaha gukomeza kumenya, niyo yabikoze. Yakoze biriya nagira ngo mubwire ngo izakora n'ibindi kuri wowe izatanga ishusho. Ngiye kukubwira ukuntu nabonye ubuhanga bw'Imana, ibintu byose biranyigisha. Imana ngo Imana irema yarategetse. Amina. Yaravugaga ngo ijoro niribeho, ngo rigahita ribaho. Ngo yavuga ngo amanywa nabeho, akabaho. Wakubaza ngo bucya gute? Waduha detaye? Uwiteka yigeze ngo abaza Yobu, ngo Yobu, mbwira ukuntu amanywa abisikana nijoro. Yoba ati mbona bucya bukira. Muri make bwirana, burira nyine akarira uko byagenze, ariko ubona nacyo ntamenye uko byagenze, kuko nta nari mu ijoro rirasekura amanywa ngo bigongane hagira igikuba gicika. Uko yabiyoboye Imana niko byagenze. Biriya ni ubuhanga bwayo. Kamubwire, uzi ko yavuze ngo mu nyanja, mu mazi hari ibintu ntegetse kubamo. Bani hafi icyubahiro. Uzi ko yabitegetse, ikabitegeka n'ubu yabitegetse. Nubona ugiye ku Gisenyi ugakubitana n'ifi ivuye mu Kivu iri gukata mu mujyi, nibwo uzamenya ko itabitegetse. Buri wahabona ifi reka basaba amazozo kayasire. Imana yubahira ibyo yaremye. Ko ntarabona ifi yidegembye ngo ive mu mazi yishinga
kugira ngo njyewe nagwa. Reka nkubwire, ururabo ruranyigisha, iyi saha iranyigisha, nibuka imyaka namaze ntambara isaha, nabyo bikanyigisha nkavuga nti aho nkomoka sinari kuyambara. Iyi mikoro mbafite ibincira urubanza njye n'ibyisha abandi bazi kugwa, ariko njyewe niyo nitotombye hitatomba ndi gutega moto Yesu mpita ndeba etaje ntahama nkahita nkudoda nimbabarira. Nkibuka ko hari ababuze byose nk'ingatimenya. Amen. Amen. Itegeka ibyo mu mazi biguma. Reka nze nkubwire, irategeka ibyo mu ishyamba, irabitegeka ibigomba kuba mu ishyamba, iragenda ibituzayo. Ushobora kubona ingwe nubwo atari cyane ariko ukayibona nijoro, sibyo yakawanyitse, ariko uzarebe ko ku manywa y'ihanga ushobora gukubitana nayo yidegera uko ibyumva. Ku manywa gahunda ni mu ishyamba, ibiguruka iti ni mu kirere byagumyeyo. Ibyo ku butaka yaravuze ngo inzoka izakurura iki, nubona igenza amaguru cyangwa ngo ihagarare, niko Imana yabyubatse. Ibintu byose yavuze, uzi ko yavuze mu butaka bazabutere bwere, uzi ko ibintu byose yategetse ariko byagenze. Hanyuma iyatanze ishusho igeze hariya, ndashaka turebe ukuntu igiye guha ishusho ubuzima bwacu. Imana itanga ishusho, Imana itanga ishusho idafite ikihereyo. Imana itanga ishusho, umuntu akagenda akaba ishusho, ikamuha ishusho, akiga mu bintu bikomeye, akiga apfundikanya, akiga yumva yabivamo, akagira amanota makeya ariko agakomeza agakukuza, agatsindwa cyane. Ariko Imana kuko ishaka kumuha ishusho igakomeza ikakurwaza, wajya kureba diplome yawe sha bayiguhaye, uyu ni njye, ni wowe, kuko Imana itanga ishusho. Najya nigisha za kaminuza kera mbere ya COVID, zabantumiraga hajya kubigisha ari abantu bashonje. Hari ukuntu nyine ukabona umuntu yavuga ko yiguti amina, ariko warareba aho ataha mu tunegeka, uturyo tudashinga ari nk'akaburara. Ariko umuntu arampamagara, mama Sharire ntabwo kinyibuka, waje kutwigisha muri Kiste, ubu sigaye mba mu Bufaransa, Imana yampaye burusi, sigaye mfite akazi ndaniga, umva ishusho. Nta muntu waguraga imifungo y'ibijumba ya 200 yaguriye 600 akayirya gatatu. Imana yabuhaye ishusho, imuha kujya kwiga, nawe yatangiye gufata ku idolari. Imana itanga. Niyo mpamvu ujya mbwira abantu ngo bajye bubaha abana biga, kuko ntabwo umuntu azi ikizavamo. Wowe uri umuntu ukomeye, ndashaka mu mutwe wawe wikuremo ibindi, wige umenyane n'ubwenge. Nubona bitari gukunda uhamagara Imana, kuko umuyoboro wawe n'umugisha wawe ni ukwiga. Hari akana twaturanye, iyo nkabonye ndakubwira ati guteye ubwoba. Ahantu nabaga ahantu nahita muri Banyahe, ibyo ni izina abirabura tuzi binaha iwacu cyane ab'i Kigali. Numva Banyahe ni za karitsiye nyine ntuzumva se, hari n'abizi banza hatakibaho. Twabaga mu turyango 1, 2, 3, 4, 5, akandi kari akaryango ka 6. Habaga abantu b'abakene gusa, nta muzima wari urimo. Noneho hakaba utwana tw'umumama umwe, twirirwa twirukana, nta n'udukabutura, twirukana mu muhanda. Ariko nkubwiye ko uwo mwana hari ibintu ari kumfasha.
uwo mwana yarize ararangiza ye baba we akora muri siberi kafe. Iyo ushatse icyangombwa ndamubwira intifasha, nakenera kugira ibyo menya intifasha. Buri munsi iyo nkareba mwana nyagaza bitanda bukuno kagenda kakamagiriza avuga ntiyo nza kuba naragafashe nabi naragatutse nanjye kaba kabinkorera ariko kavuga ati ntacyo urabona ko nanjye ndi uw'ingenzi. Yabaye umwana ukomeye n'utwana bavukana barakomera. Ubu n'abana mama wabo wababyaragenda akavuga ati mfite abahungu kandi noneho karimo kwa prayinga kugira ngo kajye kwiga i Burayi. Haleluya, amen. Kandi kubigisha ko Imana igitanga ishusho, itanga ishusho. Iyo wirebye ubona nta shusho, niwanyu ubona nta shusho, ndetse uricara ukavuga ngo icyazama ngo ndangije wa gatandatu, mbese niho wafungiye amaferi. Imanite yego wa gatandatu uzakumarira iki muri iyi duniya? Muri iki gihugu n'abanyagukuru basubiye kwiga. Uri kuzana imanite, shishikara ushyire amaguru mu ibase usuke n'amazi wige utabara uwa gatandatu kuko ntabwo uzabona akazi. Kuko mu minsi iri imbere natwe turaba dukoresha abo muri kaminuza bize hoteleri. Nzahita njya mu myuga, umwuga ntacyo utwaye ariko hoya kuki ariko kuki kuyobora intara wowe ntabwo wabishobora, uratebe wanije Imana nkarangiza wa gatandatu ndakurahiye uzawurangiza ukurikizeho universite ku ikofi ya Yesu. Ubundi wiga ku ikofi yanjye narigeze ngo ni iya dati umbeshya ko ari iya papa wawe. Ngewe kugeza amagingo ye kugira ngo nishyure minerivare ntera ivi hasi. Kandi iyo umwana nyatsikira ndamubwira ntibiyoroshye, genda upfukame hariya ibyake iso papa wo mu ijuru, uriya ni umugabo wanjye, ibyo mbaha niwe ubirima, mwige namwe kumwisabira, nta bintu byo kurera abajeyi. Mama hoya nibamenye na papa sha iyi dadi Imana ajya mwita ngo afande Jesus. Haleluya, amen. Haleluya, amen. None se ko naburaga igihumbi cyo kujya kwandikisha umwana ngo atangire ishuri, nimba ubu umwana umwe ashobora kumutangira ibihumbi 100 ni minerivare ariko ntushyireho imodoka ibatwara ku ishuri, ntushyireho icyayi cya mu gitondo, ntushyireho ibyo kurya bya nyuma ya saa sita, nubishyiraho ku bana bangahe uranyumvira nyine ka miliyoni kari butondagire kazamuke, ariko n'ubu barakiga ku ikofi y'uyu mwana. Noneho aho ngeze kereka n'ibinanirwa, ariko amashuri yose bashaka kwiga bagomba kuyiga. Kandi icyifuzo ufite nk'uko babandi nyine ntumva babandi nyine batoroshye atangira gupangira umwana we ngo kaminuza azayigira mu Bushinwa, China, ariko no mu Bufaransa hari ikigo cyiza. Ubu nanjye ariko hari ibyo natuye birakunda n'ibi bigomba gukunda. Imana itanga iki? Imana itanga ishusho, kandi tudahereye kuri byinshi. No mu gihugu cy'u Rwanda iyagitanzemo ishusho, iyatanze ishusho. Imana itanga ishusho. Imana yahaye ishusho ku buzima bw'abana bawe. Nawe
njye gukora akazi ko mu rugo. Erega ndacyavuga ku ishusho. Nibikubwira nabisomye muri Bibiliya gusa ntabwo uri bubyumve, ahubwo nditangaho urugero. Kuko ninakubwira ngo Imana yarengeye ngo bande na bande, iravuga ati ko Bibiliya yanditswe n'abantu. Ariko burya n'abantu bahumetswemo n'umwuka w'Imana, ahubwo reka bihereye amasomo bihereyeho. Abana banjye, Imana iratabara kandi Imana irarengera. Bajyaga tubyuka tukicara, najyaga rero nkunda kubatera morale. Tagira ngo njye mu bukene nari bakonja arifu, nirwa nisabira gupfa nkako mujye ubikora. Ariko we iyo utinyuka kuvuga ngo urashaka gupfa n'imyaka ufite, ubwo urumva ibyo bintu ari byo? Urabona Imana yafata umuririmbyi nkawe uzayiririmbira ikakwica? Urabona Imana yafata umuntu uzaba umuganga nkawe ugapfa? Uzi ko uzaba deregitirise cyangwa ukaba deregiteri? Hasomo none se abo dufite ko bari gusaza, none se wowe ntuzaba icyamamare? None uzaba icyamamare waranize kabiryoshye. Ubugira ngo ngewe yanza kuba narize simba mbivuga nkakubwitamo n'icyongereza, n'abongereza bakumva ibyo mvuga. Ariko shaka uzabivuga mu Kinyarwanda, ubivuge no mu Kidage, uzaba waranize indimi zose. Uziga letre murayizi? Sawa nyine. Ako nanjye haburaga ho gato. Ubu umunyamakuru ukomeye, ukore kuri radiyo, ukore ku mateleviziyo, haba mujye ureba ugakunda nawe ukundwe. Ntaho muzagerwa nubwo mwisabira gupfa. Nimubona hari aho mugiye irarora, mujyahe nyine uzajya witelefona ujye muri doro, niko bahita. Ujye muri doro uri wenyine ukwepa abandi bana. Ntabwo uzajya ku izina rya Yesu. Amen. Uzabakira, uzakomera, uzagera kure, uzagererwa neza n'Imana. Ukuboko kwisumba byose kuzagukomeza n'imbaraga z'ubushobozi. Inzara iranzengereza n'ubukene. Ndeba abana 5 niho nari ngeze, panga ko bacumbikisha ngo njye gukora akazi ko mu rugo. Nabivugaga ndi umuvugabutumwa wirirwa muri iyi misozi mbwiriza ku manywa na nijoro. Ay'inzara abura, ayo kubyara arabura. Ndangije panga ukuntu ngiye kubacumbikisha, hanyuma nkajya kwambara ngo twenda tw'abakobwa, ngo hanyuma nkajya gukora akazi ko mu rugo, ngo hano mu bakiri umva imibare nk'imujye ubara. Uzi ukuntu ugira imibare ipfu? Ishuri ngiye kurivamo, nzahita nigira i Kigali njya gukora akazi ko mu rugo. Nuko utazi inkonji z'abagore b'i Kigali. Sawa nyine, ni akazi kawe. Mwarimu kwigisha nta nkonji aguhaye, uretse shaka uzagenda azaguhondagura inkonji nk'eshanu ku munsi, uzicuza icyatumye uva mu ishuri. Ubonye ihungira, hari agatsindwa ntukahajye, bazakoresha abandi. Mubituma bari nk'umujyi ukora wundi ucuramye. Ndavuga ngo umwe nzamuha murumuna wanjye, undi mujyane hano, abandi mbajyana aha, hanyuma nambara twenda tw'abakobwa abantu batazagira ngo ndi umugore njye kwaka akazi ko mu rugo ahantu mu gipangu mu bakire cyane. Hanyuma udufaranga mbonye njye ngenda ntunga abana bawe. Ibyo bintu nabibaze muri 2017. Naratangiye gukorera Imana muri 2004. Naratangiye gukorera Imana mvuga ubutumwa bwiza muri 2004. Kandi nubwo nabivugaga nzenguruka amaparuwase, nzenguruka imidugudu, byuka saa 9 z'ijoro njya kubwiriza za nibature, mvayo saa 12.
mbere kugeza ku wundi ubukene n'inzara binyishe ndavuga ngo reka njye gukora ko mu rugo nigira inama ipfuye nk'iyo uri kwigira ariko iyera iyo bigezaho irururuka ikabubita kwikira ntukisubize ku isoko Imana yarayihagukuye. Imana yaragutoranyije igushyira mu ishuri kuzana hano kuri iki kigo cy'ibihekane. Iravuga ngo wowe uzandirimbira warize, uzavuga ubutumwa warize, naho nzaguha akazi uzambera ambasaderi, ningutuma niburayi ukajya kwigayo cyangwa gukorerayo uzambera ambasaderi, ariko nzagukoresha warize ntuzave mu ishuri. Nuriva muzabatandukanya n'umugambi w'Imana. Uzagenda wimenye, uzabibasha kwimenya nabyo washobora. Kundana n'ikaramu, kundana n'ikaye, kundana n'ubuzima urimo, Imana izaguha ishusho. Vuga ngo amen. Amen. Najyaga mbwira abana ngo turyame humura tuzarya se, nubona ni naragurije bari kuzanyishyura. Tuzarya se ko Imana izi gutanga ishusho, ni akazi nakoraga ngo bazampemba. Tuzarya se ni icyate cy'umwumbati nari narahinze ngo nzakura. Tuzarya se ni imijumba nari narahinze ngo nzabisa. Tuzarya nyine yo ku gikoboyi, ariko kwiringira Uwiteka biruta kwiringira abakomeye. Nari mfite icyizere ko iyo nzenguruka mvuga, nari mfite icyizere ko iyo nsenga ku manywa na nijoro, nari mfite icyizere ko iyo twatereranye tugatambikana, nari mfite icyizere ko iyo nagendaga nkorera ku manywa na nijoro, maze iyo myaka yose nari mfite icyizere ko izantabara. Naho nari mbitse ubwo natekerezaga gutyo, Imana irantabara mpita nisanga hano. Iki cyiciro nagiyemo niho Imana yafunguriye imigisha y'icyo yavuganye nanjye. Kwisabira gupfa ubu sinkibivuga, kuba umuyaya ubu njye nta n'umuntu wapfa kumpemba, kuko ukuntu Imana intunga ni ukuntu tubanyeho njye nayo. Nta muntu washobora usibye Imana, kuko ukuntu intunze nta wundi muntu wantungavayo. Ni Imana ifite ububasha, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ikofi mw'abantu, ni Imana ifite ubukire, ni Imana ifite ubutunzi, ni Imana igira neza. Niyo mpamvu nakubwiraga Imana itanga ishusho. Niwicara ku ishuri ndakwinginze ntukihererane n'amateka yawe, wibe inshuti n'amateka mabi wavuyemo. Ariyo mateka azajya atuma udatahana amanota, ahubwo niwicara ku ntebe y'ishuri, aho kugira ngo ukurure ubuzima ubayemo iwanyu no ku ishuri, ujye uhita ukurura ukuntu uzicara muri biro, ubikurure ubizane muri icyo gihe uzaba wabigezemo. Yego, urebe ukuntu uzaba warakomeye. Buri wese afite ibyo akunda, buri wese afite n'ibintu azahitamo. Kimwe nuko hari n'ibyo Imana izaguhitiramo, icyo nzi nuko utazoroha. Ibyo uzajyamo byose uzabikomereramo. Ujye ureba ukuntu ahubwo akushahara kare nabonye akaryoha. Uzi kugira ngo urebe intebe nk'icumi z'abantu bagutegereje ngo bafashe, wowe utikoraho unahumura, uhumura gusa. Noneho unafite protokole igenda ikaverifiya, ndashaka fande runaka, ndashaka dogita runaka, ndashaka diregiteri runaka, ndashaka enjeniyeri runaka, ndashaka runaka.
runaka ndashaka meya runaka ariko ndashaka komanda uyoboye ariko kamutorokera uramushakira iki bagushyira ku rupapuro urashaka iki bitwa nde nimuhagarare hano mu murindi ariko mva ku kantu we uzi ko n'icyubahiro kiryoha kuba uzi ko hari abagukenera byonyine kuba uzi ko hari abantu ufitiye umumaro byonyine kuba uzi ko hari abantu bagomba gukomeza ubuzima ku bwawe bizana umunezero kandi bigahumuriza umutima wawe dore nuko mu minsi iri imbere uzaba umeze hanyuma ndashaka gusoza mbigisha ikintu bita gukomerera mu byo mwizeye hari abantu bajya bampamagara bikambabaza alo amashane ubu ntuye muri iki gihugu shaka ubwiriza neza nanjye nigeze sengaho nkiga ku kigo cy'amashuri cyahana ariko nyine ubu ngubu nacitse intege sinkibikora sawa nyine umva nk'ubwo muntu aba avuze we yarasengaga akiri ku kigo ayaka amashusho ayaka amanota ayaka minerivare ayaka ngo ninasoza nzabona akazi amanota arayabonye minerivare arayibonye diploma arayitahanye akomeje kaminuza ajyanye amadiploma umurundi arayujuje abonye akazi arakomeye ati Imana sinakongera kuyiteza mbese ubwo tuvuge ko Imana ari abarezi niyo abarezi niyo abaswa niyo abaciriritse niyo abashomeri niyo batararangiza Imana niyo abato n'abakuru niyo abayobozi n'abayoborwa niyo abakize n'abakene niyo abazungu n'abirabura niyo abantu bose aho bava bakagera kuko nta rwego n'uru na rumwe umuntu ateze kugeramo ngo areke gushaka Uwiteka ntuzibagirwe Uwiteka ndaguhendahenze nunashyikira buruse nunarangiza kaminuza nunagerekaho n'andi mashuri uzakomeze ugendane n'Imana kuko hari aho uzagera kwambukana diplome byange gukomerana amashuri byange amafaranga byange hasigara amaboko n'amahirwe aturuka ku Mana ubwenge bwacu bugira aho bugarukira n'imbaraga zacu zigira aho zigarukira ariko imbaraga z'Imana zikomeza kugenda zirwana ahantu hose ndabinginze soze ndabahendahenze mbikuye ku mutima muzibagirwe Imana ikindi ntabwo bijya binanirana nubona bitari kugenda uzakomeza uyihamagare numvise imyaka nayihamagaye ntangira gusenga muri 2002 habatizwa muri 2003 nkuzura umwuka wera muri 2004 haba umuvugabutumwa harinda ngera muri 2017 ndi umuntu utekereza gucumbikisha abantu uri kumva iyo myaka namaranye n'Imana uzi kujya kubwiriza wataha ukabura uzi kujya kubwiriza hashira ukwezi bakaguta hanze batanabonye ko uri umushomeri wirirwa mu rugo ugenda icyumweru ukwezi umwaka bigashira ugenda bagira ngo ugire akazi twari umuntu twigeze duhura akambaza ngo ukora iki nawe ugereranyije wowe na nkora iki ngo ngereranyije ngo umuntu ushobora kuba ukora akazi k'ubuganga ndamubwira ngo bijya gusa uvuga ngo amina amen yarambwiye ati duhura mu rutando rwa karuri gutaha tukongera tukajya dukubitana mu rujoro ugenda mbese mu rutondo ntashye mbavuye ku izamu ryo kwa muganga hanyuma nijoro bagiye kwa muganga ndamubwira inti bijya gusa sindogita
dogita ni wimete narasetse none umuganga ni kwita gusa hanyuma baza abantu bambonye mu isura y'ubuganga cyane ko nabugana nambaye neza ariko bagiye kubona babona ibintu byanjye babisohoye hanze muri 2012 babisohoye baje kubisohora nabuze inzira rigeze mu mezi 10 kandi ndi dogiteri umugabo arazana n'abakarani kingura iryo joro hari korari ya yerekana ari nararanye nabo abanyamasengesho babo bari twararanye mu gitondo ntashye ngeze mu rugo kingura madamu kingura mbwira Yesu ni none se ko mbona byarangiye bagiye kunta hanze ariko Imana itanga ishusho wamba bariye ntibabite mu gikari nani ntibabite kumwarura abantu batambona wamba bare bakabita mu gikari koko ijwi rirakubwira ngo batakubona hanyuma nigutabara batarakubonye se bazavuga ko nagutabaye iki barabihata kuri babita ku muhanda abatambuka murako ugiye kwimuka wa mwana urakaraka Imana irandika kosha irananu yaramaze kubikora iyo biba bikiriho nta jambo nari kuba mfite ariko yabimbuyeho kandi ntawe uteze kongera kubita byiteka murako ugiye kwimuka kwimukira hese ko nta mafaranga yo kwimuka nari mfite mpita mbipanga ukuntu abana bamwe bari burare muri dushe kuko tutari kwigirwamo turi 5 hanyuma abandi bakarara mu gikoni ariko shambira shitani nishitani nubona ibintu nkoreye nuko navuga butumwa rya nijoro mfite ngo rero nari kubaraza hano mu gikoni no muri dushe ngiye mpita njya guhubira kuko reka nze nkubwire ntuzajye upima urwana uko ujya urwana ukomera ntukarwana ubiva mu girwana ubijyamo ntukarwana wivumbura ku ishuri jya wivumbura ukutibisa nk'ubwo nuko amanota nyabuze ntashika uretse none ubu nta n'imikino nzongera kugirana n'agakungu no uhita ukanira kujya umubabaza nawe wenda yiyahuye ntukarwana uve mu mugambi w'Imana ujya urwana ubigumamo nusenga ukabona ntibyemeye uzakomeza usenge hari igihe uzasenga bikunde Imana yahise intera inkunga irafasha ndimukira ahandi ndongera ndimuka nimutse ndongera ndimuka ubu mba muri etaje ntuye muri etaje niyo mwicaye rero niyo mpamvu ntabwo imbaraga zo kuvuga ko Imana itanga ishusho haleluya tugiye gusenga tugiye guhamagara Imana haguruka hari icyo ashaka kubwira Imana bwira Imana ngo ubuzima bwanjye ubuhe ishusho fata umwanzuro wo gukizwa ubati nta shusho bifite fata umwanzuro wo gukizwa ubatizwe nk'abandi fata umwanzuro ujya muri korari fata umwanzuro ukorera Imana nihe ishusho ubuzima bwawe bw'imibereho ntuzongere kubona minerivare bicikagurika nitanga ishusho nawe ujya wishyurira igihe nitanga ishusho nawe akagira abaguhagarika bakaguhagarika mu batarishyuye umwaka wa mbere baguhagarika uwa kabiri guhagarika n'itegeko ariko niguha ishusho nawe ujye wishyura neza niguha ishusho ntukagire ipfunwe mu bandi bana uzi kugira ngo ishuri ryose muhaguruke muri bato mureba nk'abariye ibiryo by'umwana isoni hoya nimuha ishusho uhereye umunsi mu izina rya Yesu ujya wishyura neza si wowe kubona amanota make Imana iguha ishusho ujya utsinda nawe baguhe felicitation bavuge ngo setede nawe byakubera
utsinda azatsinde nawe utsinde nibuha ishusho zamura ibiganza bwira Imana ngo nkeneye ishusho mu mwuka no mu mubiri Mana ya Isaka abana bazamuye ibiganza aba ni abakobwa n'abahungu wampaye wanyohereje kuri uyu musozi ngo mvuge ubutumwa bwiza bwa Yesu waravuze ngo wururutse kuvura imvune zo mu mutima abana bawe bahagurukiye imbere yawe bamaze kumva ijambo ryawe ry'uko utanga ishusho y'ubuzima nabahaye ubuhamya bw'ukuntu utanga ishusho nababwiye uko wampamagaye n'urugendo nagendanye nawe haleluya akazi nakatiyeho Mana ndagushimye nzanye muri iri teraniro ry'abanyeshuri cy'ibihekane nanjye ndasengera ibiganza birambuwe hejuru ndasengera ibiganza by'abana b'abakobwa n'abahungu ndasengera ibiganza birambuwe imbere y'Imana ndategeka ubuzima bufite ishusho mu izina rya Yesu ubuzima bwabo nibubona ishusho reba ibyiringiro mu mitima ibabaye reba ibyiringiro mu bashinga n'abarangije tanga ishusho y'ubuzima haba iwabo mu muryango ndetse no mu rugo no ku ishuri tanga ishusho yo gukizwa neza tanga ishusho yo kunesha no gutsinda ibyaha tanga ishusho abantu bawe bameze kamwe bagukurikire tanga ishusho bakura mu ishusho y'ibyaha tanga ishusho y'agakiza k'Imana tanga ishusho y'ubuzima bwo muri Kristo tanga ishusho ku basore bari hano tanga ishusho ku bayobora abandi tanga ishusho muri aya makorari tanga ishusho ku bana bawe tanga ishusho muri iki kigo tanga umugisha muri iki kigo tanga umugisha ku bakiyoboye tanga umugisha rwose mwinshi akora imbago zabo maze bashyigikirwe n'amaboko y'Uwiteka kugira neza kw'Imana kumvikane hose kubw'iki kigo tugukomeye mu mashyi Yesu tugukomeye mu mashyi kimwe tugukomeye mu mashyi tugukomeye mu mashyi kuko uruhande tugukomeye mu mashyi tugukomeye tugukomeye mu mashyi tugukomeye Amen. Rero nimwicare ndabashimiye uri abana beza narabakunze mukunda Imana kubabona muririmba byanejeje kubabona mwicaye hano mu rusengero rw'iki kigo byanejeje umutima wanjye Imana mpamagara ikitaba Imana njya mbwira ikantega amatwi izabageze kure amatwi yanjye azabyumve izabageze kure amaso yanjye azabibone muzagere kure mu buryo bw'ubutunzi muzagere kure mu buryo bw'amanota muzagere kure mu buryo bwo gukorera Imana muzagere kure mu buryo bwo kuyubaha amateka yanyu azamenyekane hafi na kure muzahindura amateka mu miryango yanjye mu izina rya Yesu kandi uhereye none hagira ibintu Imana irema mu ishuri mu buryo bw'imyigire yanyu mu buryo bwa minerivare mu buryo bw'ubwenge diplome nziza ku buryo muzakora ikirori cyo kwishima kandi iki kigo cyabahaye uburenganzira bwo gusenga mukisanzurana n'Imana amaboko y'Uwiteka azacyagurira imbago azubaka ibikomeye kandi hazajya haza benshi kwiga kandi kijye gitsindisha abana benshi Haleluya. Amen.
ishimwe